Jambo Samweli wa mbere nimwo narisomye mu gitabo ca Samweli wa mbere Sawuli akurikira. Muraho abakurikiye televiziyo Bibiri imbaraga zacu, twongeye kubaramutsa mukomere cyane. Uyu munsi rero twatembeye, turi kumwe n'umugabo ukomeye hangaha, abenshi cyane baramuzi, akora imirimo myinshi. Ndagira ngo nawe tumuhe umwanya abibwire, atubwire naho yaturutse, atubwire n'icyo akora. Murakoze. Mana bashigikire cyane. Amazina ni niyo yita Jean Baptiste, bakunze kwakura Dawidi. Ndi umugabo ushima Imana, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Imana yagize neza. Umurimo w'Imana dukora, ndi umuririmbyi, umuvugabutumwa n'ibindi Imana inshoboje ndabikora. Amen. Imana ishimwe. Nkuko mwabyumvishe, yitwa Dawidi, ni umuririmbyi ndetse ni n'umuvugabutumwa. Tutarajya kure, ufite indirimbo, hari indirimbo waba warakoze muri studio? Nta ndirimbo ndakora, ziranditse. Ikibazo cyabaye ikofi. Cyabaye ikofi. Ntabwo uri recording indirimbo n'imwe. Izo ndirimbo zose z'amakorabo ntabwo ari wowe wazikoze wenyine. Ubu ngubu uri gutegura indirimbo wa recordinga wenyine. Hari indirimbo waba ufite se byibuza iraza hafi kugira ngo turirimbire ku buryo abadukurikiye baza kubona wenda impano ufite? Indirimbo irahari, ariyo numva nzanaheraho. Izahera uri kuri recording iyo ngiyo kabisa. Nababwiye kuvuga ngo imbeba iry'ingutiya Imana idodesha iribaya. Ngo imbeba iry'ingutiya Imana idodesha iribaya. Yego, ni imizimizo kabisa. Sawa, ariko ni nziza mu bigaragara. Reka ndirimbe igice kimwe. Ndavuga ngo imbeba iry'ingutiya Imana idodesha iribaya, Imana iratabara, Imana iratabara. Kura mu gatebo igashira hejuru, ikavutsa ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Refu riravuga ngo nibutse ibya Hana, afite umubabaro, yazamuye Dawidi mukura mu ntama, yasekeje Sara, Sara araseka pe, umubabaro wawe izawuhindura ibyishimo. Indirimbo nziza cyane ndetse izanakundwa n'abantu benshi cyane. Iyo uri kwandika cyangwa ugiye kwandika indirimbo cyangwa se uri mu nganzo, ni ibiki wibandaho cyane? Nihe message uba ushaka guhereza abantu bagukurikira? Message hari benshi baba baheranwe n'agahinda. Message nshaka gutanga niyo gukura abantu mu bwigunge, mbereka ko Imana nta hantu habitakura umuntu. Kuba dukurikiye muri kubona ko Dawidi azi kuririmba cyane, afite impano yo kuririmba, gusa ntabwo ariyo mpano yonyine afite. Afite impano yo kubyina traditionnel, afite n'indi mpano y'ubuvugabutumwa. Sinzi ukuntu abyitwaramo, sinzi ukuntu ibyo bintu bihuza gute. Hari igihe biba ngombwa twaba turimo gusenga, bikaba ngombwa iyo ubwiriza ukaririmba ugashyiramo imbyino traditionnel, ntabwo bikubuza gukora ibyo urakora, byose wabihuza kandi bikagenda neza. Adukoreye icyegeranyo nk'umu artiste neza cyane, ngo kubwiriza bigusaba kuririmba, kuririmba bikagusaba kubyina. Yego, ni akantu keza cyane. Urumva ko nta nubwo bigoranye mu bantu bari kudukurikirana kuri televiziyo yacu. Yego, ubu ngubu nakubajije ngo ufite indirimbo ariko denzo urambwira ati haracyabura ubushobozi. Ubu ngubu ni nk'ubuhe bushobozi waba ubura kugira ngo ujye muri studio cyangwa se nyuma ya studio ube wanakora video? Ubushobozi ku bantu badukurikiye, hari ubushobozi. Ubundi kujya muri studio ni amafaranga, bisaba amafaranga. Ubwo rero nicaranye isezerano, nzi neza yuko Imana y'amahoro hari aho izacisha inzira. Yego, nk'abantu mwizerera mu Mana kandi Imana ikabasubiza. Nibyo koko wambwiye ngo ugitangira bakuhanuriye kuzicara imbere ya televiziyo, bivuga ngo nituvanga muri iki kiganiro n'ubundi urajya gushima Imana ko ibyo yagusezeranyije ko bitangiye kugerwaho. Yego, unabwira abantu badukurikiye ko ufite inkunga yose yagutera mu buryo bwose yayigutera, kandi kugira ngo ukore indirimbo hasaba ibintu byinshi cyane, gusa byose biba bikubiye mu mafaranga.
yego kugutera inkunga rero ugushaka yakubona gute, yakubonera mbese kuzihe mbuga nkoranyambaga, kuyihe nimero ya telefone, kubiki? Ntabwo ikiganiro kirangiye turacyakomeza, ariko hari abantu baba bagambiriye gufasha abandi. Ku cyerekeranye n'inkunga, ubundi kuba twicaye kuri iyi televiziyo ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu rero buzana abantu nabo bakazana ibintu bikaguhindura umuntu. Ako kantu kari keza cyane, gasubiremo. Hari abantu bashobora kuba batakumvishe, nanjye nkumve neza. Ndavuze ngo yego, umuntu agomba kubanza yagira ubuntu. Kuba nicaye kuri televiziyo ni ubuntu bw'Imana. Ubuntu rero bukuzanira abantu aribo badukurikiye. Aba bantu nibo bazazana ibintu, noneho ibintu bihinure Dawidi umuntu, kubera ko icyabuze ni abantu. Ni ijambo ryiza cyane, rikomeye cyane. Imana iguha umugisha kabisa, kandi niko kuri nanjye uranyigishije. Izina Dawidi urihuza gute na Dawidi wabayeho tujya dusoma muri Bibiliya? Ibyo ni ibintu, iryo zina ryawe n'umurimo ukora w'ubuvugabutumwa n'ubundi bihuza gute cyangwa ubyakira gute? Imana y'amahoro imaze kunyita Dawidi, hari uburyo umuntu asenga, umuhanuzi akajya mu mwuka akavuga ngo izina Dawidi urifata gute? Dawidi nkimara kumva Imana imaze kunyita Dawidi, nanjye nasomye Bibiliya. Nsomye Bibiliya, nsoma ijambo Samweli wa mbere, nimwo narisomye mu gitabo cya Samweli wa mbere. Sawuli akurikira Dawidi aramuhiga, ariko nyuma yaho aba nari umuhanurira ko azamusimbura, ko azaba umwami. Izina rya Dawidi rero ndarikunda cyane. Nababwiye ko nkunda tradisiyoneri, nkunda kubyina. Dawidi nasomye ijambo rirambwira ngo yatambiye Uwiteka isanduku y'isezerano, yari igarutse, yari maze igihe yaranyazwe, igarutse abyinira Uwiteka. Dawidi rero nanjye nkunda kubyina. Iryo zina numva narihesha agaciro, nanjye nkakora ibyo Dawidi yakoraga. Ikindi, Dawidi yabaga yacumuye ku Mana, akamenya ko yacumuye ku Mana, agaca bugufi. Nanjye ibyo ngibyo, iyo nsomye ijambo numva nanjye naca bugufi iyo nakosheje. Imana itugirire neza cyane. Rero Dawidi iryo zina ndiha agaciro, ariko nsomye n'ibyamubayeho. Muri makeya mbese Dawidi ni umureberaho, mbese ni role model wawe. Ni role model wawe, ni byiza cyane, kandi koko nanjye nkikubona nabonye uri Dawidi wa nyawe twize. Ubwo rero iyo hirya iwanyu dupanga kuzabasura, kandi ku kijyanye n'impano n'ubundi ugiye kongera kuririmbira abantu bakurikiye iyi televiziyo yacu, noneho n'ubundi bakomeze kubona impano yawe, ariko dupanga kuzaza iwanyu, ndetse n'ubushobozi dufite tukaba twajya muri studio, kuko ufite impano. Nyuma ya studio noneho n'ibyo bihangano byawe bikajya bica kuri televiziyo, kuko irarebwa cyane. Yego, n'ubundi tukongera tukakwakira ukaturirimbira. Reka turirimbe, ndatanga nimero nyuma. Hari indi ndirimbo ivuga ngo iminsi iterura umugabo ku ntebe ikamwicaza hasi. Iminsi iterura umugabo ku ntebe ikamwicaza hasi, bisaba kwiga kabisa. Ni iminsi bishatse kuvuga ngo uko tuzagenda tuganira nzajya mbasobanurira ku ndirimbo. Reka ndirimbe agace kamwe na refre. Icyo kimwe kiravuga ngo iminsi iterura umugabo ku ntebe ikamwicaza hasi, bakamugaburira ibyo yangaga. Abagusuhuzaga bakubwira ngo sheri inkumi yanjye, bakakwimana desa z'ubugari. Abagusuhuzanyaga icubahiro bakagupeperera kure, kuko uteruwe n'iminsi ntaremera. Refuri iravuga ngo ujye wibuka Imana yawe, ujye wibuka aho yagukuye, ujye wibuka Imana yawe, ujye wibuka aho yagutoraguye. Imana itugirire neza cyane. Imana ikugirire neza, kandi ibikora bizaguhira. Nukuri. Yego, tugera ku musozo rero nari ndimo nkubwira ko tuzaga ikindi kiganiro tuzagusanga iwanyu, noneho dukomeze gushaka n'abaterankunga kugira ngo indirimbo zawe zijye muri studio, ndetse n'izo ndirimbo zigomba kujya zica kuri iyi televiziyo yacu. Urongera wibutsa abantu izina ryawe, urabahana nimero, ndetse
tunabasezera, turaza gusezerana n'isengesho. Murakoze cyane. Nimero ya telefone yanjye 0788 51 210 81. Ndasubiramo 0788 51 210 81. Iyo niyo nimero yanjye, niyo wanshakiraho. Reka nsubiramo amazina. Mwaganiragana niyo yita Jean Baptiste, bakunze kwakura Dawidi. Imana ibagirire neza cyane. Reka dusoze n'ubundi dusenga. Imana y'amahoro ibane natwe. Bitarasenga twari kumwe kuri mikoro na Kizompara kuri televiziyo imbaraga zacu. Reka duhe Dawidi umwanya dusengere. Kadusenga. Imana mana yacu, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Iki kiganiro dukoze Uwiteka nyir'ibihe, reka iki kiganiro kigira umumaro, kandi Uwiteka mana yacu, reka umwanya twamaze ntukabe imfabusa, ahubwo Uwiteka nyir'ibihe uzudushigikire. Tugufite ntitwifuza undi murengezi, ni wowe ushoboye byose. Rero reka iyi radiyo uyishigikire cyane. Ndayisengeye Uwiteka nyir'ibihe, abakozi bayo bagirire neza, nanjye ukomeze kubana nanje. Uwiteka mana y'amahoro, rero nta wundi twishingikirijeho usibye wowe ushoboye byose. Ibi tuvuze tubivuze nk'abana b'abantu, ariko wowe ushoboye gusoboza nk'Imana. Reka izina ryawe rishimwe. Rero urakoze kubera kuri Imana y'amahoro. Tindana natwe kandi tugire neza. N'ibindi biganiro tuzagenda dukora, ujye ubana natwe. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe, uhereze umugisha bari bateze amatwi iyi radiyo, natwe ukomeze kuduhereza umugisha. Bisabye mu mazina atatu, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, aba ari byo bikomeza kutuyoborana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwabyiyumviye ko uyu munsi twari kumwe n'umugabo witwa Dawidi. Ni umuririmbyi, afite impano nyinshi cyane. Ushaka kumufasha yatanze contact ze. Mbibutsa no gukora share, comment na subscribe ku Bibiliya Imbaraga Zacu. Murakoze cyane.